muri iyo minsi abatware b'intebe bagirira Daniyeli ishyari rikabije kubera ko yabarushaga ubutoni ku mwami Dariyusi. Umunsi umwe Daniyeli ari mu cyumba cy'asenga kandi asingiza Imana ye nk'uko yari asanzwe abigenza. Abo bantu basanga ari hasenga kandi atakambira Imana ye. Baragenda basanga umwami, bamwibutsa rya tegeko rigenga umuziro bagira bati, mbese harya shobuja si wowe ubwawe washyize umukono ku nyandiko y'itegeko rigenga umuziro uvuga ko mu minsi 30 umuntu wese uzagira ikindi asenga, cyaba Imana iyo ari yo yose cyangwa umuntu uretse we wenyine shobuja, azajugunywa mu rwobo rw'intare. Umwami arabasubiza ati, nta kindi rwose, niko byemejwe hakurikijwe itegeko ridahinduka ry'Abamedi n'Abaperesi. Ubwo rero babwira umwami bati, wa mugabo wo mu bazanywe bunyago bavanywe mu gihugu cya Yuda nta kwitayeho na gato shobuja, ndetse n'umuziro washyizeho ntacyo umubwiye, asenga Imana ye inshuro 3 buri munsi. Umwami ngo yumve ayo magambo arababara cyane, ariko yiyemeza kurengera Daniyeli. Nuko kuva ubwo kugeza ko izuba rirenga akomeza guhihibikana ashaka uburyo yamukiza. Ariko ba bantu bihutira gusanga umwami, baramubwira baturamenye nta muziro cyangwa itegeko byatangajwe n'umwami bishobora kuvuguruzwa. Nuko umwami ategeka ko bazana Daniyeli bakamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami abwira Daniyeli ati, Imana yawe wakoreye ubudahwema niyo izagukiza. Bazana ibuye barikingisha umuryango w'urwobo, hanyuma umwami ashyiraho ikashe ye n'iy'abatware be kugira ngo hatagira igihinduka ku rwakatiwe Daniyeli. Nuko umwami agaruka iwe, asiba kurya ijoro ryose kandi yirinda inshoreke ze. Ubwo ariko ntiyatora agatotsi mu museke bugicya, umwami arabyuka yihuta ajya ku rwobo rw'intare. Ngo agere hafi ya rwa rwobo ahamagara Daniyeli mu ijwi rishavuye ati, Daniyeli, mugaragu w'Imana nzima, iyo Mana ukorera ubudahwema yaba se yashoboye kukuvana mu nzara z'intare? Daniyeli arasubiza umwami ati, uragahorana ingoma shobuja. Imana yanjye yohereje umumarayika wayo, abumba urwasaya rw'intare, ntizagira icyo zintwara, kuko nabaye indacumura mu maso y'Imana, kandi nawe shobuja nkaba ntacyo nagucumuyeho. Nuko umwami asabwa n'ibyishimo byinshi, ategeka ko bavana Daniyeli mu rwobo rw'intare. Bahera ko bavana Daniyeli mu rwobo, maze basanga ari mutaraga, abikesha ko yizeye Imana ye. Umwami atumiza ba bantu bareze Daniyeli, ategeka ko bajugunywa mu rwobo rw'intare, bo n'abana babo n'abagore babo. Igihe batari bashyira no hasi mu rwobo, intare ziraza zibasamira hejuru zirabahekenya. Nuko umwami Dariyusi yandikira imiryango yose
amahanga yose n'indimi zose, mbese abatuye ku isi yose, ati amahoro naganze muri mwe. Dore rero itegeko ntanze, abantu bo mu gihugu cyanjye iyo kiva kikagera, nibatinye kandi bahe icyubahiro gikwiye Imana ya Daniyeli, niyo Mana nzima kandi ihoraho iteka ryose, ingoma yayo ntizasimburwa bibaho, uburenganzira bwayo ntibuzagira iherezo. Niyo irokora kandi igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no ku isi, yakijije Daniyeli inzara z'intare. Iryo ni ijambo ry'Imana. kuko uburokorwe bwe
bwuje ubwenge. Aleluya. Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye. Arababwira ati nimubona Yeruzalemu ikikijwe n'ingabo, muzamenye ko isenywa ryayo ryegereje. Icyo gihe abazaba bari muri Yudeya bazahungire mu misozi, abazaba bari mu mujyi imbere bazawuvemo, n'abazaba bari mu gasozi ntibazawugarukemo, kuko izaba ari iminsi y'igihano, maze ibyanditswe byose bizuzuzwe. Hagowe abazaba batwite n'abazaba bonsa muri iyo minsi, kuko hazaba amakuba akomeye mu gihugu n'uburakari bukaze kuri uyu muryango. Bazicishwa ubugi bw'inkota, babajyane bunyago mu mahanga yose, kandi Yeruzalemu izaribatwa n'abanyamahanga kugeza ubwo igihe cyagenewe abanyamahanga kizaba kirangiye. Hazaba n'ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, naho ku isi amahanga azakuka umutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba yayo. Abantu bazicwa n'ubwoba, bahagarika imitima bitewe n'amakuba azaba yadutse munsi, kuko ibikomeye byo mu ijuru bizahungabana. Nibwo rero bazabona Umwana w'umuntu aje mu bicu afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Ibyo byose nibitangira kuba, muzubura umutwe, mukomere, kuko uburokorwe bwanyu buzaba bwegereje. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Imbaraga z'isengesho. Ku cyumweru gishize twahimbaje Kristu umwami w'ibiremwa byose. Ni icyumweru cya nyuma cy'umwaka wa liturujiya. Iminsi y'imibyizi ikurikiraho, kuko ku cyumweru ejo bundi tariki 30 tuzatangira umwaka mushya wa liturujiya, umwaka A. Kizaba ari icyumweru cya Adveni, icyumweru cya mbere cya Adveni. Iminsi yo mu mibyizi ibanziriza icyumweru cya mbere cya Adveni. Ivanjiri itangira batubwira ko Yezu yabwiraga
abigishwa be ibyihindukira rye, umunsi azagaruka mu ikuzo rye, ashagawe n'abamarayika ku munsi w'imperuka. Iminsi izabanziriza uwo munsi w'amaza ya Nyagasani, kandi nibyo tuzahimbaza cyane, tuzazirikana mu gihe cya Advent, tuzatangira ku cyumweru. Yesu akababwira ko hazaba ibimenyetso byinshi mu ijuru, akababwira ibintu bikomeye biteye ubwoba, ngaho imitingito, ibyorezo, inzara, nabo ubwabo bazatotezwa, kandi ibyo yababwiye byabayeho, baratotejwe, batabwa muri yombi mu buroko. Yesu ariko ni mwiza, ntabwo abeshya, akababwira ibikomeye bazahura nabyo igihe kibanziriza nyine amaza ye mu ikuzo. Ntabwo ajya asoreza ku bintu bitera ubwoba, akabahumuriza, nimuhumure, nimukomere. Buri wese uri ahangaha yumve ko Nyagasani arimo kumubwira komera muvandimwe. Reka mbasabe, uri ibumoso bwawe n'iburyo bwawe, mubwire komera muvandimwe. Murakoze. Natwe ibitugora ntabwo bibura. Benshi muri twebwe, nirinze kuvuga twese, twaje turemerewe, dufite ibitugoye, indwara n'ibindi bibazo bitandukanye. Ni Yesu Kristo uba wadutumiye. Niba uri ahangaha umenye ko Nyagasani yagutumiye ngo nimungane mwese, abarushe n'abaremerewe, njyewe nzabaruhura, kuko mfite umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu. Wumva icyifuzo cya Yesu. Arifuza ko nidusoza, nitujya gutaha, tumererwa neza mu mitima yacu. Kristo Yesu akuzwe. Uzamererwa neza, uramererwa neza mu mutima wawe. Akatubwira ibigoye. Mumbabarire ibyo ngiye kuvuga. Ushaka gusaba Nyagasani kugukiza indwara, akagukiza. Ariko nyuma y'iminsi, amezi, umwaka, imyaka 2, 3, 5, ukongera ukarwara. Umusaba kugukiza ibikomere, bimwe akabigukiza, ariko ibindi bikavuka. None si umwana wa Yayiro Yesu yazuye ntabwo yongeye gupfa? Lazaro yazuye ntiyongeye gupfa? Turi kumwe? Ntabwo nshaka kubatera ubwoba, oya, ariko ni kuriya bimeze. Ibibazo nanjye kuba ngo tugendana nabyo, bimwe Nyagasani akabidukiza, ibindi bikaza. Ibikomere Nyagasani akabidukiza, ibindi bikaza. Niyo mpamvu tugomba kumwegera buri gihe, tumusaba imbaraga. Nawe ntatubeshye, muzahura n'ibibagora tu, ariko nimuhumure, nzabaha ubuhanga. Nibyo twumvishe ejo bundi, nzabaha ubuhanga n'imvugo, ku buryo n'abanzi banyu batazavuguruza. Imvugo ituruka kuri Roho Mutagatifu. Mu bwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Nimukomere, nimuhumure. Nawe avuga iby'ububabare bwe n'urupfu rwe, ntabwo yagarukiye aho ngaho. Nzababara, nzapfa, ariko nzazuka. Ngiye kubasaba twese uko turi hano, bavandimwe, nibyo dusabe Nyagasani cyatuzanye, dusabira abo twaje gusabira. Ahubwo nitwibagirwe natwe gusaba Nyagasani kuduha indoro y'ukwizera. Nitugarukire gusa ku bitagenda, indwara mfite, ibikomere mfite, amadeni n'ibindi twaje twikoreye. Nibitubuze gutaha tumerewe neza mu mitima yacu. Murabinyemereye? Rwose mubinyemereye.
guhora twizera ko aho ngaho hakomeye. Reka mpite mu rwobo rw'intare nk'uko twabyumvishe mu isomo rya mbere, umuhanuzi Daniyeli yatawe mu rwobo rw'intare. Icyo twakwita ibyo bibazo itanura ry'umuriro, buriya mu mwanya wo kuzirikana Zaburi muri iki gihe cy'umweru, kuva kwa mbere tuzasoza kwa gatandatu, ejo kwa gatanu amasomo azahinduka ko tuzahimbaza Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho. Ariko mu mwanya wa Zaburi turimo kuzirikana indirimbo Azariyasi, Ananiyasi na Mizaeli, inshuti za Daniyeli, zaririmbye basingije Imana, batawe mu itanura ry'umuriro kubera ko bari banze kurya inyama z'ingurube zabuzwaga n'amategeko ya Musa, n'amategeko y'Imana. Daniyeli we twumvishe ko bamutaye mu rwobo rw'intare kubera ko yanze gusenga umwami, ngo bamusanga arimo gusenga Imana, asingiza Imana, umuremyi wa byose, umwami w'abami twahimbaje ku cyumweru, kuko hasohotse iteka ry'umwami ko mu minsi 30 bagomba gusenga umwami. No mu minsi yashize twumvishe bari bategetswe gusingiza ibigirwamana bikozwe mu mabuye, mu byuma, muri feza na zahabu. Ariko Daniyeli na bagenzi be banga gutura ibitambo ibyo bigirwamana, bakomera kuri Nyagasani kandi bazi neza ko bishobora kubaviramo urupfu. Kristo Yesu akuzwe. Guhorana iyo ndoro ukwizera, ugatangira no kwishimira bya byiza utarabigeraho, wa mukiro utarageraho ugatangira kwishimira uwo mukiro, gusingiriza Imana ibyiza izakugezaho ejo hazaza. No gusaba uko kwizera ndengakamere, kwishimira ibyo utarageraho, gusingiriza Imana ibyo utarageraho, ni ukwizera ndengakamere, ni ukwemera ndengakamere. Uragira ngo abakarizmatike iyo ubonye barimo tumaze gusingiza Imana mu kanya saa sita, uragira ngo basingiza Imana kubera ko byose bigenda neza mu buzima bwabo? Ndakurahiye. Wegereye buri wese ukamubaza, yagusangiza n'ibibazo wenda birenga ibyo wowe ufite, ariko bagasingiza Imana bafite n'ibyishimo. Nizo mbaraga Roho Mutagatifu atanga, ugasingiriza Imana ibyo ufite n'ibyo utarageraho, guhorana cya cyizere cy'ejo hazaza. Ngo nimuhumure, ubwo by'umanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Ngo nibyo byose nibitangira kuba, ayo makuba, ibyo bibazo, gutotezwa, iyo misaraba yose, ngo muzubure umutwe. Amagambo y'ihumure, muzubure umutwe, mukomere, kuko uburokore bwanyu buzaba bwegereje. Bavandimwe, Ananiyasi, Azariyasi na Mizaeli na Daniyeli imbaraga bazikuraga hehe? Utawe mu itanura ry'umuriro ugasingiza Imana, utawe mu rwobo rw'intare ugasenga. Nubwo batavuga uko byagenze, bafunze urwobo bashyiraho n'ibuye riremereye, ariko tugendeye ku bagenzi be uko basingije Imana mu itanura ry'umuriro, ntabwo twabura rwose kuvuga ko na Daniyeli nawe mu rwobo rw'intare yahise azamura ibisingizo bye, nk'uko Pawulo Mutagatifu na Silasi babataye mu buroko bazamura ibisingizo.
imbaraga z'isengesho. Gusingiza Imana no gusenga. Igitambo cy'Ukaristiya ni isengesho rikuru, murabizi. Hano mu Ruhango hari ubukungu bwinshi, reka mbabwire. Ushaka gushengerera ajya muri chapelle hano hirya. Misa ntabwo zibura ahangaha. Ishapure iravugwa ahangaha. Yego, igitambo cy'Ukaristiya, gushengerera birakorwa ahangaha, gusingiza Imana. Maze bavandimwe, n'ubushize ndi hano narabivuze, ntuzajye usenga gusa waje mu Ruhango. Mu byo waje gusaba, reka ngusabe wongereho n'icyemezo, wiyemeze gutaha ufashe icyemezo cyo gukomeza gusenga mu rugo. Byaba ari misa, byaba ari kuvuga ishapure, byaba ari gushengerera, byaba ari gusingiza Imana, bavandimwe gusenga. Daniyeli icyo bamuzize ni iki? Nuko basanze ari gusenga. Tekereza, banavuga ko ngo yasengaga inshuro 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Imbaraga naho ngaho yazikuraga. Nta handi dukura imbaraga usibye gupfukama tugatakambira Nyagasani, tukamugezaho ibituremereye. Ariko isengesho ntabwo ari ugusaba gusa, tukamenya no gushimira Imana. Hari benshi bifuje kuza hano mu Ruhango, ntabwo babashije kuza. Wowe waje, Roho Mutagatifu twese aduhishurire icyo twashimira Imana. Isengesho ryacu nirigarukire gusa mu gusaba. Daniyeli inshuro 3 asenga. Icyo bamuzize nuko atasenze umwami, agasenga ahubwo umwami w'abami. Ntabwo yasenze umwami Darius umuntu, asenga umwami w'abami. Bakageza naho bari bagiye kuhasiga ubuzima bwabo, Nyagasani akohereza abamarayika be kubarokora itanura ry'umuriro ku bagenzi be. Nawe mu rwobo rw'intare, Nyagasani aboherereza umumarayika. Iyo turi gusenga, Nyagasani atwohereza abamarayika kugira ngo badukomeze, baduhumurize, batubohore, tuve muri rwa rwobo, tuve hahandi, maze Nyagasani akatubohora. Reka ngane ku musozo. Reka mbabwire rero, byose bihira abakunda Imana. Mwumvishe isomo rya mbere ryarangiye, umwami Darius yatangajwe no kubona ubundi abo bakatiraga urwo gupfa bakabajugunya mu rwobo rw'intare, zahitaga zibasamira ako kanya, kabasamira hejuru, zikabarangiza ako kanya. Ariko Darius, umwami Darius, mu gitondo ngo yabuze n'ibitotsi, ntiyabona n'imbaraga zo kurya zo kunywa. Yari umupagani ariko akunda Daniyeli. Maze ahamagaye mu gitondo agiye kureba niba intare zamuhitanye, asanga rwose umumarayika wa Nyagasani yamurinze intare. Bimuviramo kwemera Imana, bimuviramo kwemera Imana. Kristo Yesu akuzwe. Bari bafite itegeko ryo gusenga umwami, ararihindura, asohora irindi tegeko ko abantu bose bagomba kuyoboka umwami wa Daniyeli. Mwumva impamvu Daniyeli Imana yemeye ko atabwamo. Tumenye impamvu indwara turwara, tumenye impamvu duhura n'ingorane zitandukanye. None si wazatanga ubuhamya gute, wazahamiriza abandi ibyiza by'Imana mu buzima bwawe utigeze uhura n'ibikugoye?
nuko muri icyo gihe ufite ubwo burwayi, ibyo bintu rwose roho mbi zaguteye n'ibindi byinshi, amadeni, ibyo byose twazanye ni ukugira ngo Imana yiheshe ikuzo mu buzima bwawe, ni ukugira ngo Imana yigarurire benshi ikunyuzeho. Iyo nari kuba umupasiteri nari kubabwira muvuge amen, nimuyivuge mubireke. Daniyeli buriya yatabwe mu rwobo rw'intare, icyo Nyagasani yaragamije nta kindi, ni ukugira ngo yiheshe ikuzo amukuyemo n'igitangaza, maze umwami bitume ayoboka Nyagasani, bitume noneho nabo mu gihugu cye itegeko rihinduke, bayoboke Nyagasani. Mwumve impamvu nyamukuru, byose bihira bakunda Imana. Yewe umuntu washatse yanasingiriza Imana uburwayi afite, kuko Nyagasani nagukiza bizavamo ubuhamya bwiza buzakora ku mitima ya benshi, nabo bakayoboka Imana. Kristo Yesu akuzwe. Roho Mutagatifu aduhe kubyumva, maze aho kugira ngo duheranwe n'agahinda dusingize Imana, tunayishimire umukiro ashaka kugeza ku bandi atunyuzeho, nk'uko umukiro yawugejeje ku mwami n'abaturage bo muri icyo gihugu binyuze mu kurokora Daniyeli na Azariyasi, Ananiyasi na Mizraheli. Nabo bavanywe umumarayika yakuye mu itanura ry'umuriro, bivira umwami n'abagaragu be nabo mu gihugu nabo kuyoboka Nyagasani, kuyoboka Nyagasani. Byose bihira bakunda Imana. Maze itanura ry'umuriro, urwo rwobo rw'intare, nsoreza aho ngaho, bishushanya ikuzimu, bishushanya urupfu, ikuzimu, inshuti y'Imana. Umuntu wafashe icyemezo cyo kureka ibigirwamana, ya mihango ya gipagani, akizirika kuri Nyagasani nka Daniyeli na bagenzi be. Nyagasani igihe nikigera cyacu cyo gutaha inzira ni imwe kuri twese, Nyagasani azohereza abamarayika be bagukuremo aho ngaho. Maze koko ubane n'abatagatifu n'abamarayika izuka. Agaciro ko gusenga, kuyoboka Nyagasani, tukamwizirikaho, maze ikintu nyamukuru tuzabona, hirya yo gukira indwara zacu z'umubiri, hirya yo gukira indwara za roho, hirya y'ibyo twazanye n'ibyo, Nyagasani ni mwiza, aradukunda, arabikora. Ariko hirya y'ibyo byose, ikintu nyamukuru ni ukudukiza urupfu, itanura ry'umuriro, kudukura mu rwobo rw'intare bishushanya urupfu, ikuzimu, maze tukazabana n'Imana ubuziraherezo mu byishimo bitazagira iherezo. Ngo nimuhumure bushyo bukira imbarwa, kuko Data wo mu ijuru yishimiye kubaha ingoma. Bavandimwe rero nibyo ngibyo, niba Nyagasani agukijije ni ukugira ngo umuyoboke, kandi kugira ngo utange ubuhamya n'abandi bazabona ko wakize nabo bamuyoboke. Byaba bibabaje rwose Nyagasani akugiriye ubuntu akakubohora, akagukiza, akaguha ibyo waje kumusaba, maze byarangira ntumuyoboke, ntumwemere. Byaba bibabaje. Nicyo tugomba gusabirana twese, bavandimwe twese, tubarirwe mu mubare w'abasingiza Nyagasani nka Ananiyasi, Azariyasi na Mizaheli na Daniyeli, maze ibyo byose bitubaho, imitingito, ibitotezo, biriya byose tumaze iminsi twumva mu ivanjiri. Yezu ngo nimuhumure rwose, mwubura amaso,
uburokorwe bwanyu buri hafi, nabyo tukabisingiriza Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe.